we shauri cyiza mana yanjye. Kunze se bisabisha. Nta kintu bisa. Ahubwo umeze uzima byambayeho. Ata nawe none saniwe n'umwana mwiza. Umva nagukunze namuzarumbira. None ubu nanjye mubwire no kwiriye umujene nkanjye. Uzi ibintu byambayeho. Mwana kajama kakabyindi niko nakubwira. Urumva uretse kumwenda kanze nyane mwaza inzoga ariko nanjye rero bura ndumva doje ikibazo rero. Akantu narwo kamakeya. Nakumanje nakubonye umuntu uri mwiza. Nta kibazo. Cyakugira wowe wakintu. Yes, ndumva yubwe. Ase umize. Bisa uje uruze no baragira ibintu byambayeho. Urango umwe fanta. Aha, abwo katubara kuri cyo. Cyakoze kireka mu bwiza ukuri. Niwe mukobwa wa mbere mwiza. Bashe kumenyana nawe. Shaka kumeze cyane. Umva se. Imana yakuremye neza. Uraho turakunda. Ariko nyine no gushirwanya wagayizo ariko nakubwira gusa wasiko mukunda. Kunda. Ngo bizagenda. Ange nawe. Urabonaga nabuze amakwemo nabuze aho mpirwa. Ako se ubundi nkubaza kwaganiriye twagirwa kwibwirana. Twakwe nanjye nitwe neza sha. Ego. Ibusha. Kene nayo neza sha. Ufite mu gatuza heza. Ego. Uberana neza. Se. Umukobwa buriya nge byaranyubeye. Buramba namusokera ndiye kubasi yazahinduka agira abandi bakobwa basi bari ariko byarananiye. Bona buri munsi bari mu bufanta ubuji nanjye nta byaranyubeye buriya. Mpambo baracyane ngo fanta. Umusumete rero ari kunywa. Yego nabaza ukuntu nifata. Icyakwereka wowe. Kunywa fanta. Jibaze nanjye byancanze babyaniye n'isoni nyinshi. Umukozi ko ari igihe ntinya kwibwira abashuti banje kandi anywa fanta. Cyakoze wowe rwose wenda abona uri proud yanjye. Kandi nawe uramufite twese dufite abashira ariko ngiye nagukunze. Umva uko burana icaraga mu birenge narimwe akavuga kugenda kagira ngo ahubwo agira ngo itima yanjye nzumva bari abanyagwa batatu aba bataza kuzakuzanira ibintu by'abantu ya ako subye n'umutangiye n'indi n'ibiki ushaka ngo tugende nagiye ngo nakubwira ngo uze kumamagara so byagize amafone ngo nimero tukaza kuvugana ikibazo ahubwo harangiye kwicara si yameza ndasigara ego tuza kugenda wumva no maybe why my hano nta kibazo rwose akira ndayiguha rwose twari iki genda guyanze kibazo kwina mama shanje se umwamikazi w'u Rwanda no kwita bahumuriza bo mu Rwanda nawe ugira ngo nishime oya nta kibazo uyereka nkubwira ariko si yamitume babahanzi b'ubungu barafuha babarira cyane ngo nanjye nabonye bashira ntukavuge nyine yego ariko nta kintu bitwaye akamwe basi hano kwitamo shiro wabo nanjye hashiro wanjye sibyo basi ko batashko turazi reka mubwizo basi n'ubundi ntabwo tuzira shamana yanjye uzi ko mubera imbeho igahita ishira mu birenge sha imana izikurema beka yamuberaga nkumva ubwoya buri mu gatuza nkumva hari utugabo turya neza hamwe nayo ngomba nasohokanye ngo zarashire banye ngo zarakire babo bihinduka ariko birahinduka to Imana cyakoze wanenge mu buzima bwanjye baby
Cyakoze Karine njye warangiza nabwira ngo mfite akazi se bebe bakambwira asibaze mve asukira akazi oya ntabwo natinze hano nahakunze burangiye rero hano bagira serivisi nziza uzi ko buri uko umuntu yinjiye uzi ko iyo umuntu yinjiye agasohoka uzi ko atajyamo umuntu ugiye hari abaserivisi nahakunze nubwo wenda nyine ibindi atari sawa ntabwo nahakunze oya natinze nyine bivuze ngo bishobora kuba mugiyeho nagiyeyo mpageze amanze muze bivuze ngo nahageze nsanga undi muntu asohotsemo ahandi harimo undi n'ahandi harimo undi n'ahandi harimo undi noneho hari hasigaye iz'abantu izangiye kandi kujyamo ntabwo ntategereje akumva bari nyine kuba wishyura irungu sheri baraga mubwire rero ibyo turabireka byarangiye buriya njyewe hano muri iyi Kigali usibye ni Kigali hano hose n'abantu muri uru Rwanda njye nazajya ndemera nkaza ngateka nkaza kunywera icupa no kwa mapresse sha ni heza ni hano ni heza cyane ongere ngo ni heza cyane ongero cyane umve ko ari heza abo reka abasheri nawe ntakumakira basisukira urabyanze babiswe ibintu ntemerewe kubikora nyose tuzabana gute ntabwo nta kibazo menye ibyawe nanjye menye ibyanjye nta kibazo rwose pe ariko sheri ubanza bikazizi oya ntabwo ubu se ndagasimba ntabwo ndagasimba aya ahubwo mbagira nyine najyanye amwe yashira icyaka uri mwiza inshuro zirenze 10 uri mwiza icyenda ukujya ahubwo se urumva no kumamagara kuri telefone ari benshi reka turebe uko tubigenza funga inkweto neza ndabona amasaha yageze funga inkweto neza ariko oya funga amasaha yagiye niyo niyo kukubwira nyine wowe funga neza birarangira se oya funga neza nkuko nari nagufungiye biba byiza iyo mfunye ariko ndabona mbisoje Dago.
umva nakuze ntabwo wabyumva Baby wadaye njye nishimye sinzi utabibona.